ati abantu baraza bakabyina ati buri munsi bakabanza hano bagazenguruka ati nkayoberwa bari bo bwaca mu gitondo gasanga baneye none abagore abona baturutsa ingata imwe bayishira indi ngata bayishiraha bafata n'umusaraba bawubashe bawufundikishije umucaca bawegekaho aha dore bari babishize barangije burira hano hejuru bashira yindi ngata twabafashe bafite abandi bakorana hari bafite amakoma n'imisaraba n'ibindi biti bavuguta bagashira ku ruhande rwose bazinze uyu muhungu ngo ntazashaka afite imyaka 40. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu abarozi baje gufatwa ku manywa y'ihangu nyuma yo kuzinga abagore batatu babura urubyaro bazinga undi mugore aratwita niyabyara ndetse bazinga nabwo bagira kuri 5 kugeza maginganga ngo nago ijya ihaguruka maginganga rero aba barozi baje gufatwa abaturage nibo babifatiye umugabo wabafashe yari yazindutse mu masaha ashyira saa 12 za nimugoroba ajya hanze y'urugo kugira ngo arebe abo barozi baza kumurogera ku manywa y'ihangu nibwo rero yaje kubacunga arangije abona bazanye ingata bazanye n'umusaraba kandi ikindi ngo bazana n'amaziranoki birangira rero bayashyize impande y'umuryango bakomeza bazenguruka inzu nibwo bagize gutya haca inyuma hahita hamagaza abaturage baza birukanga bano barozi baza gufatwa bemera icyaha bavuga yuko abo bazinze bagiye kubazingura bakongera bakabyara n'abatwise inda zikavamo bavuga yuko ibingibi babikoze kubera ko nta wundi mutima bari bafite ahubwo babatwaye abagabo n'ampamvu bano bagore bakoraga bino bakazinga abagabo kubera ko babonaga abagabo ari inyamaswa ngo abagabo bakomeje guhemuka cyane niyo mpamvu bakoze iki kintu cyo kuzinga abagabo rero iyi nkuru abaturage bakiyumva ari benshi baje birukanka ababarozi bakimara gufatwa bashyikirizwa ishami ry'ubugenza cya Haribu bakurikiranwe cyo kuroga ndetse bakanica bamwe mu baturage bavuga ko hari abantu babiri baherutse kwitaba Imana barozwe bafite ibibyimba mu nda bageze kwa muganga bapfa bari kujyanwa kwa muganga bityo rero abaturage bavuga yuko bano bagore ari bo ba nyirabayazana mu gupfa kwa bano bapfuye bari kujyanwa mu bitaro bityo rero aba bagore bafatwa bagatabwa muri yombi bagahanishwa igifungo cya burundu aba barozi bemeye yuko ari abarozi basaba imbabazi bavuga yuko abagore bazinze ndetse n'abagabo bazinze kugira ngo batazashaka abagore bityo bagiye kubazingura n'abagore bagiye babura urubyaro bagiye kubazingura bityo rero bavuga yuko ibyaha bakoze bagiye kubikosora kandi ikindi bababarirwa babasabye ko abagore bazinze kugira ngo batabyara nabo bazinze kugira ngo batabona abagabo n'abagabo bazinze kugira ngo badashaka n'abagabo bazinze kugira ngo idahaguruka ngo biterere akabariro yuko batangira kubakoraho bagakira bamara gukira bakazasaba imbabazi nyuma ari uko bakize bityo rero nibwo babona aho bahera bamubabarira bityo ishami ry'ubugenza cya Haribu ryabataye muri yombi bakekwaho icyaha cyo kuroga abantu bitwaje umusaraba n'ingata ni muri bimwe bakoreshaga kugira ngo bahubike abantu babayobye ubwenge bwabo butware bakore utuntu twabo hari n'abandi bavuze ko bacuragura bambaye ubusa buri bambaye amakareso mu masaha ya nijoro rero bakarara bacuragura inzu bacinya akadiho bakarara bahubika abaturage bamwe mu baturage bavuga yuko ibingibi bidakwiriye kuba barozi nk'aba ngaba baguma mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza bakica abanyarwanda barebera bityo rero abaturage basabye ishami ry'ubugenza cyari yuko bano barozi bacibwa hano mu kagari kabo no mu murenge wabo nibazongere kuhaca iryera bityo kandi bagahanishwa igifungo cya burundu ntibazongere kureba hanze bakaguma muri gereza bitewe n'ibyo bakoze abaturage bavuga yuko abana bagore bavuye mwa kano kagari bagira amahoro bakagenda burundu umuti wamperezayo bashaka bakabakatira burundu ariko ntibazagaruke hano abaturage bafashe bano barozi biruhukije bavuga yuko bari bamaze igihe kinini cyane babarwaye bari babazi ariko kubafatira mu cyaha byari byaranze ariko baje gufatirwa mu cyaha mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo barimo bararoga kwa kundi abantu bizindura muri nibature umusore barimo baroga ni yari yasohotse ajya hanze arangije arabagogera kuko yarazi yuko bari buze arangije kubabona bari gucuragura bashira imisaraba bagira bate yahise aca inyuma aragenda arahuruza abaturage baraza ari benshi bahita bamufata
babafata babajyana ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. magingo anga rero barafunze, icyaha bakurikiranweho n'icyo kwica no kuroga. ngayo nguko rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryanzuye yuko ibi byaha nibibahama bari buze guhanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. amakuru nakagaruka ni mbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, kandi Imana ikomeze iguhe byinshi wifuza. kandi ikindi wowe ukoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugezweho nawe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. ni mbere bwa mbere nyabone kugeze kubona umuyoboro n'ugenda udakoze subscribe kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora, inkuru dushyizeho uyibone, kubera ko natwe kugira ngo dukore iyi nkuru biba byadusabye akuya, tuba twiyushya akuya kugira ngo iyi nkuru tuyikore, biba byatuvunnye cyane. Kora subscribe.